Yes, Moses. Yeah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukajukanye wako msikiti wa Ansari. Ugangu zanzane na kaka bolo. Shaka bolo kwenda ati. Ngo bimereye neza uri kwirira abantu ariko nawe nakunyuzeho urashyushye kabisa ngo numeze fresh aratereka ngo reka ngo powe wenda akaboro wenda ari wanyemera za bukantekera none se yire ko ntacye muri uyu nama we cyane andi mbona ngeze muri uyu ni mugoroba Niwe kenshi yeri mageze nimugoroba abana simbaza bakapute se Moses ari kapo yanjye birese bise ko yana bolo twari twasezanye ko azangizaho yagenze gute kandi biri muri mutaratu nanaguye madina nyazo neza ni shuri baraje bazwe gushira mu kwante ngo baza mba masari gusho shumeri kabari kose yo bagiye basi kabufuwe mezeri sawa mezeri tese hano inonga cyaka kibageze se ko numvise cyaka kimeze naho twabaye turimo turinywera ibintu byitwe igikoma none se n'icyayi waremewe ujya ku gikoma none ubuse we n'abana iyo muri ku gikoma bimeze bite abana ndabasigira nkajya kukigura hano ntabwo nasangira n'abantu n'igikoma baramenyere ko ntamwe igikoma wabwiye umugore agashigisha akajya kuraho teremusi yawe n'iy'abana ku ruhande numvise kinaryoshye ubwo nicyo ngomba gukomeza kwinywera nabo wagiherukaga ryari ni kera cyane ariko nkinywa bwa mbere nabanje gushya ase umwe icyuma bwa mbere wakinyweye ryari hariho ibyuma byitwaga ibyuma bitaga Speranza Amekereji n'ingwe yenze ibyuma bitaga ngufu na ngufu zari ariko ngufu nayo yaricaga Moses we yazinyweraga i Burundi yibereye kuri Tanganyika yaragase eko shamuzi kiyeri cy'i Burundi kiba kimeze gute shira umusozi asubira Bujumbura ryashumbura shara ndakunda byose n'inyagasani byose n'umuteka byose n'inyagasani kabisa bose seyo nanjye bageze hano bazasubira kubyina hoteli y'isi hamwe n'abiwe yanyu hameze neza hari amafu yayo byose n'isoro abakobwa beza ndabona bahari inyubako za danje zizaje ariko cyambonye hari hahoze ari ku murenge hari hahoze ari burigade bari kwazamura inyubako ya danje iriya ni market ni ukuvuga ngo abacuruzi bazahita bajyamo hari benshi niho bazaca hari ahantu ni hanini kuvuga ngo nabura n'icyaraho ariko bazahavugurura bazagenda umusigiti wacu bagiye kongera kuwubaka cyane wubaka umusigiti turawukumbuye byataye uzi kujya gusari ukajya ingoma Moses yaguka mwana uko muzi ingoma ni kure mani urabumva iyo amasaha agufashe hari ukuntu uba wibereye nko muri jobu ubutireka njye gusari wenda nko kujuma ugahita ugira vuba vuba ugahita wikoza ku musigiti ariko nyine kugera ingoma usanga ari gusaba yo kurasoma nta musigiti wo mu cyaro bagiye kuwuvugurura niko gahunda n'ibibazo beza ntabwo tutashobora kuba tuwusenya bashiki bawe baraza umusomeri wawe murerukana kuvugana kwatakujyana ise ntabwo ugiye kwiyarira mu madorari perime yawe uracyayifite se ubu ngubu perime yawe ni indi gusaba gukora cyane
filime z'indundi nta gaciro zifite. hanyuze bifite agaciro Burundi kuko iyo mu Rwanda wayigeze i Burundi ntigira agaciro. Mwana international bose bakora. Abusuri yaremeye kabisa asigaye yinywera igikoma. Igikoma narayamanitse. Usigaye winywera shisha kwari shisha kibondo se bazanye na shisha musaza. Twinywera bimwe mu twinywera igikoma cyo mu bigo. Cyo mu bigo. Shaka wuga. Urukiryo cyangwa cya kindi bita umushongi. N'umusaka amasaka bayaciye. Gusa igikoma ubasha kukinywa kikamanuka kabusu. Kigeze kurwika. Kona ya nkubona umwera. Kona ya nkubona uhorana agacupa ka inaje karimo icyuma. Ubwo buzajya ugenda niki. Wagikura heko. Moses. Ngo Moses. Wowe wanywa igikoma kikagutomokera. Nanjye ko nta muri ibyo n'ibikoma. None so aho n'ibikoma, imwe ko n'ibikoma. Yumva ibikoma. Umuntu w'umusiramu nkawe koko mbi uko wakwinywera ka tangawizi. Yini mura kafe. Kafe wese tangawizi. Cyangwa wangeze imadina wese uracyaba muri ama etage y'iwanyu muri ka kavumo kajya hepfo bana amwe ndagirira se baba muracyaba mu gikari aracyaba muri ya geto yiwe maze siriyo mukiri umuntu ufite amazu angana kuri ashaka gusura reba amazu Moses afite kabiri ariko ntiyanaguha nakumva ngo uretse kutuvugisha ukuri ubuzima ubaye n'amazu ufite n'ukuntu mbega wenda mu mujyi baba bagufata n'ukuntu nawe ubona mbega biba bimeze ubona mu rwego rwawe uri umukire ufite inzu ukodesha mu mujyi wa Butare ufite upiyaye wishyura umusoro wishyura ibibanza n'iki byose ese nk'ubu nkanjye ajya gushira afite amadeni nanjye akavumo ndakishyura ndagakodesha urumva iyo n'ukwezi gushize nyir'ibyondo mba ndi hejuru ariko we nta nyir'ibyondo ujya ukuza hejuru gusa uba ahantu utari umukire ni hejuru umuceri wanyu ibiryo ni icyaguye umusari pera noneho turatumiwe ese ubungubu uracyibuka imodoka mu nzu waguye imodoka wayishora nk'imyaka umaze mbona udatwara ubungubu waguye imodoka wayishora imyaka 20 ntishize 20 imyaka 20 imyaka 20 wabo icumi aho muzi muri 2000 ariho twara ase ubundi kabusura ubundi wanyu ni muwe muri je namwe nkubona muri uno mujyi kuva nagera muri uno mujyi mbona kabusura ariko ubu ni wambaza ngo kabusura ni wahe kabusura reka nawe hakurya hepfo kwitaba umurenge wa Save umurenge Isave n'abantu bitwa kwitaba si umuranye urataha nyura kwitaba ntabwo nyura ngo yabumona iwanyu ni hehe umurenge wa Save none kwitaba waruhaguze siho nyura ngenda aho unyura niho iwanyu none iyo ngiye kwitaba hari undi muntu utayikana aranje unyura kwitaba umurenge wa Save mu kaye kagari ka Kirundo akagari k'agatoki oya akagari ka Rwanza akagari ni Rwanza noneho ni ukubanza kureba muri mashini wibagiwe n'akagari iyo utashye se kwitaba ukahanyura nta kintu umanuka
manukana iki nta n'umucanga umanukana cyangwa baravuga ngo kwa gitera ngo nta burikira manukana nta kintu njye manuka wose umurage w'umutware wanjye yarabaha yabahaye abantu cy'inteko abo mu cy'inteko niwe yabahaye rero bavuze wasave ari cy'inteko ari bw'inyambo ari rwanza ari gatoki ari karama ari duwani bose leta twumva save nyine nibuze ikimanukana n'ishashura y'ijyana yaba ari igipiri yaba ari ibiri nabyo urabimanukana ntabwo wagenda nta kintu umanuka ugomba kubahiriza umuco nubahiriza umuco wagaragara ubuze icyo utahana iburyo ese ko kisave babitanga abasasamigozi she isave barabeshya ubwa mbere ubyumva kisave babita abasasamigozi ibyo bintu ahantu nabyumvise uri mu Kigali ahantu bita hano muri Izari muri Izari wapiri muri cya kibaya uzamuka ujya i Kabgayi muri Rugeramigozi hakurya niho bita abasasamigozi ujya i Kabgayi niho twageze tugiye i Kigali n'amaguru tugiye i Kigali n'amaguru turinda kuhagera twumva twanonye kubera twari twagenze kaburimbi yose bakitubwira ngo nimutihuta aho ni mu basasamigozi y'amaguru yahise akira nase wagiye i Kigali n'amaguru bahagenze iminsi itatu ubundi amateka y'isavuze ni ayahe amateka y'isavu bajya bavuga ngo umwami ngo yahamenye ngo akabindi k'imbaraga sa abandi bakavuga ngo kera ngo umuntu wajyaga ngo gucumbikayo ngo yagendaga kaka icumi ntibimanaga icumi iyo ukavuga ngo mwiriwe ba hano kwa Kabusuri timwiriwe ko narinje gucumbika se bwawe bunyiriyeho ndi ku rugendo ati nta kibazo rwose genda ube wicariye hari birago ngo byahoraga biteguye naho kumva birimo imigozi musi urabona ibiziriko by'imigwego bakabifata bitatu kimwe ku mutwe ikindi hagati ikindi ku maguru bakakubwira ati ngaho genda wiryamire hariya ubwo rero ngo kugira ngo bizere umutekano ko uwo muntu bararanye nta kintu kiba ari bubakorere bakavuga turiya muntu turamuzirikira mu musambi mu gitondo tumurekure yitahe bamaraga gutora agatotsi bagahita bafata wacyakira ngo bagahita bakikuzingira ngo bagahita bagutera imigozi ukarara uhambiriye ariko babikoraga nta bugome bundi bagabije nta bugome bwari urwego rw'ubwirinzi kugira ngo birinde nimba uwo muntu bacumbikiye ataza kubyuka akabayogoza aho baryama cyangwa se akaba yabahemukiye noneho bagahita bavuga ati uno mu Karitasi turamucumbikira pe ariko nubwo tugiye kumucumbikira ipingu riri hariya ubwo urumva ryari nk'ipingu yararaga nko mu gitondo kwa kumva indi nkoko zibika akumva umuntu amusuje ngo mwaramutse agahita amubohora ati ngaho narebe hakeye ico mukira ariko nanjye aronze byabayeho ni muri ziriya nzira za Gisagara ariko twabonye mu gitondo umukecuru aza yiwe yari yamucumbikiye kumwe rero abakecuru bazinduka ngo bagiye mu guhinga asiga undi akiryamye agira ngo koko yacumbikiye umuntu nawe yacumbikiye original gisambo original kiramucunga yagiye gihambira amatora y'umukecuru yari yiryamiyeho arayipakira n'amasafuriya byose bamufatiye kwa Bihira n'umukecuru n'uburimiro yari amaze guhinga baramubwira ati ibintu umuntu tubonye sohoka n'iwawe si ibyawe n'ibyanyu ati kandi uwo muhanya namucumbikiye bamufatiye kwa Bihira n'amatora yari ayifite n'amasafuriya Moses ari kumenya mwamuhaye amagarama makeya kabisa yari ahubwo yahaze cyane mpamvu kiri gusinzira uri murasinzira mu kiganiro Moses rero usigaje ko kujya gushyira ipirawu akosha imandi niyo atari abanyeshuri ko nabonye haba hakonje ubu ngubu n'inzu y'icumi wayibona ku kwezi se bagahita hari abantu barya abantu amazu hari Madina murayagira ese uri umukomisiyoni Moses ntabwo uhe nimero zawe uzajya umwe nomero zawe njye nguhamagara rwose benshi barazimbaza
ariko ngo uyu mugabo Kabusuri yarongoye umugore mu isoko hano mu Rwanda. Induru ziravuga abantu ngo bavuze induru abantu barahurura Kabusuri arakomeza arabumena byabaye ngo yambaye imini ngo yambaye ibintu bitumuzamura kandi warabyemeye n'imbere y'urukiko. ntabyo nigeze nemera kubishira kandi warabyemeye kuramo amajipo yambaye ingomero ariko ntabwo nambaye Kabusuri yari yambaye gusa ariko ubundi uriya mutima wo kuyiba ariko ntabwo wambaye Kabusuri urumva cyane hari ukuntu abantu b'abagore bambaraga hacyaduka ubuntu bw'ubumini bakambara ubuntu bw'ubujipo bufite pasura igera hano ku kibuno noneho yakunama nka kuriya mu nyanya tureba yunamye nyine urumva nyine Kabusuri yahise areba inyuma ubona ni danje wahise wikanagaho kabisa Kabusuri uvugisha ukuri Kabusuri byabayeho kabisa hariya ni mu wemwa muri za 2000 se muri za 2003 ni 9 gutyo 9 wa muntu yakoze amafoto ikintu 9 ariko biriya bintu wari warabimenyereye wari utaragira araje mu ishuri muri primaire sinari nabandi ariko wumvaga bimeze wabonaga ubwo bukwe kera ngo bwa fandemande busha afandemande rero ndibaza yamusuriye yagenjeje simbyumva nyine nanjye Melese yambaye akamenyero koke yamaze guyenga mabuki kandi bari baragasabaga bashize ngo yaragiye tazamurita 10 ngo yitayinje wala nakaya kandi Yesu ngo yaheze gutya yaheze gutya ukagarwa tuzamu ntagasiri ngitayira gutya noneho n'ubu twabaga bambaye yarunamaga urumva ebana ugahita ubona hose nyine urumva we Kabusuri urumva we kuntu wenda yari yambaye n'ikariso yari yambaye ikariso Kabusuri ndabizi ntabyo nzi Sari yambaye wa mugani yari yambaye yari yambaye ibyarindi by'amatera by'amashuri yarabiranze umuhungu leta yiterekamo ariko se Kabusuri wararangije si wa mugani wararangije rero byabura ariko urumva aho warekura koko warekura ute uzi ko n'ubundi nuvaho bari bugufunga iyo ukuntu uri burekure wenda bamfunga ariko nanjye nabishoje kurira bakubeshyera wakwiyonye ntabwo wakwiyoye ntabyo wakoze bakubeshyera wumva nyine uvuga ati reka mburirukure ariko wari wabanje kumwitegereza nk'umwanya munini niyo wahita uhubuka none se bundi mvugisha warabibonaga ibintu warabibonaga cyangwa ibintu byo warabibona yarebye kubibero nyine uzi ko ejo utabibona ariko rero n'ubu n'abakobwa bubu n'umukobwa ubona kabisa n'ubu ngubu ari umukobwa ubona kabisa ubu ngubu ibintu byo kwambara mini bo babigize ariko Kabusuri ashaka abo bose no kwambara mini ariko n'umukobwa yambara kabisa ukabona imiterere ye yose hari n'ababyeyi bafunga ngo bafashe ku ngufu mbona bazira ubusamana ariko hari ukuntu umukobwa urumva ubwiwe atiyubashye atiyitayeho kera abakobwa bose barambaraga bakitiyubaha cyangwa se nko mu idini yacu y'Isilamu ubona ukuntu abakobwa yapwereka ubusa bambara bakishira umusore n'ubu tugiye kubona babonye ubusa ukiri wowe noneho n'igihe ubu ukiri umwadorisi ukiri ugifite amaraso ashyushye noneho hari ukuntu basigaye bambara nk'ubuntu bafite itiyo basigaye bambara ubuntu bw'ubujipo urumva ubuntu bw'ubujipo cyangwa ubuntu bw'ubupantaro none nta n'ikariso bacyambaramo imbere mu ipantaro ewana ukabona ni danje kabisa ariko rero yego ni iterambere ariko iterambere kimwe n'umuco bari bazajya bahora na Kabusuri Kabusuri wakongera ubu bakwica uburyo atabikora byebare gufunga imyaka 5 abaye 30 imyaka 5 yo guciramo we ukaba wishimye ngaho wishimye imyaka 5 none cyagiye bagufunze iminsi ingana ni iminsi 90